Akazi tuba turi muri bizinesi haturuka uramushyize icyo tuvuga icyo ari cyo cyose kuri mwebwe cyashimisha nta kibazo. Ntabwo nziza agaherukaga igihe i Burayi reka ongera ukamweho rero muraho rero turaba nta kibazo bizinesi ziragenda nsuye nyine bamama hari n'aho bagiye undi hano ugenda urambuye byahatari nta kibazo ariko burya kure y'amaso si kure y'umutima wanekerezaga buri gihe igihe icyo ari cyo cyose kubera kugukunda bamutekereza mbese mba numva buri gihe waba uri hafi yanjye ngo si umpamagara kuri fone nabwira abantu ahubwo njya mushaka no ku mbuga nkoranyambaga umwe n'amakonegisiyo ibyo ari byo byose konegisiyo ni ikibazo nyine ariko ntabirenze nta kibazo gusa bwiranunguye wari kumpamagara ukabimenyesha pe ako nyine imvura inyagira ibyo isanze nta kibazo iyo umuntu asanze uwo akunda kandi agasanga ku mutima hameze neza aba yishimye muri make nta kibazo ababyeyi barabona nta kibazo ariko nta kibazo ese Jojo muri iyi minsi abaye Jojo Jojo ntabwo muheruka nawe yaniciyeho cyo ujye umunsuhuriza rero yego nawe konegisiyo zaranze abikunda kwanga ntabwo mbese sinzi pe niba ari za gahunda rero nakubwiraga z'uko dutegura ku bana ni vuba yego ni vuba kubipanga neza ibibazo inzira ntibizimara kuboneka ibikoresho bikaza ni byiza nta kibazo nzabwira mu rugo aza hano bavugane n'ababyeyi ku bijyanye n'amafaranga urabizi ko kwikufite nta kintu bijyanye n'amafaranga ndabifite byo i Burayi hari hakubesheje heza nibyo urabona ko nta kibazo dufite amafaranga nta kibazo ntabwo bizagorana nta kibazo ariko wari unumbuye cyane umva byahatari bikaze ni byiza ngaho nyine uca akanyota vuba muherekeze nanjye ubundi nanjye narisize imodoka hariya hirya ku muhanda hari ahantu mama ashakaga kuntuma nyine nari ngiye kujyayo nshaka ukuntu wagira vuba muherekeze amasaha bari no kugenda imodoka nari nisize hajya ku muhanda haruguru ujya uvuye hano kata kuko nabonaga umuhanda arimo imodoka yagitanga imvura yaraguye nyine imihanda yabaye mibi ariko nanze gusubira rero i Dubai naje kukureba kwa ngo tuze kuvugana ibindi turajya tubivugana umperekeje nta kibazo rero hano mu rugo urihangana kubera ufite n'imodoka ntabwo nakurenza hano sawa nta kibazo sawa ni byiza sawa
ushaka amafaranga reba namwe akazi mwarakabonye dore ubushomeri bwabaye bwinshi shumera ariko mubura amafaranga n'ubu ngubu ntiwabona n'uruciye umufuka pe amafaranga arahari uko nkanjye ndarifite amafaranga mu ncuruzi ibintu hanze numva mwe mwarafatishije twebwe nta n'ijana wanabona umuntu nkawe w'umusore kabisa yashado nk'umusore se ubusa kugupangira akazi wagize vuba se uno ngumvuye ahantu yo gusura umukobwa wanjye yakizungereza nyine wa wundi ndeba unyurwe asha sumuzi uzi ukuntu asigaye yararyoshye mabuno isura nziza cyane ibyo reka tubivuye nyibwira ibyo umva rero noneho tugite harimo amafaranga uburyo neza nta bukene ahita ubona amafaranga ubu nkanjye ngarambe nahita mva mu bukene amafaranga neza ngarambe ube ngarambe ku buryo urajya ugenda ukuntu byaba ari byiza pe umva fataho mbwira ahubwo tugiye gupanga dira ushakire n'abandi bantu bafite gahunda tugende duturitse ari nariyo wenyine turamuje twinjira igipangu ibintu dusahure tugende twibonera amafaranga ibyo ngibyo kazi ni kazi man ariho inshuti wanjye we ni n'umukobwa azikurira neza wagira ngo ni ku buryo yurira badufata akiruka wagira ngo yaradore umva kuva hejuru agwa hasi agwamo neza hasi n'urukwavu nibwo gumva cyane ku buryo bamukanze asubira inyuma agakora kibirite akagwa akabarimba ubwo nanjye nkaba nkurikiyeho umva ako kantu ushaka uwo mukobwa ngiye kumugezaho uwo mupango nawe yewe tubyumvikaneho duhana umunsi duhite tujyayo nawe gahunda niyo ubwo urakomeza umurebe nanjye kwitegura inzira urabe warahita se inzira ndayizi nge ndahazi neza harimo ibintu byinshi cyane kandi ni ukuvuga ngo turavugana ngerayo tuhahurira mwurira mbere nanjye ndagaruka tubonana izo gahunda tuzuza genda umurebe ngaho gerayo sawa ariko se hano mu rugo rwanjye agapfukamunwa kangakuremo ngeze mu rugo wagira ngo hano hahoze abantu sahuka perezida kandi n'urugi rwanjye kuhanya ngo bagwisha hano hari abantu bari bahari
wabona n'igihe ariko aho ntabwo bari bakahagiye kandi ubu wabona ibi ni ibirenge by'abantu ibyo ari byo byose. Ni ibirenge tu amatunda yanjye se ahubwo nayo ntabwo bigeze bayakuraho. Yewe data ahangaha waba uretse kuhagana ndabona hakiri ahubwo reka ngende ndebe ibyo mu nzu uko bimeze. Hari nabiketse ariko yewe data we ibyo bintu muri kubijyana nyine twari tuvuye ahangaha ariko nonaha twari twabasuye murana bare kageraho karamba maka yewe data shyiraho ibyo bintu none se rebe ibikapu ye baba we yewe data ko mbona ari abajura bimeze bite ntabwo turi abajura rwose iyi radiyo se ande urambona n'umufariso wawe urambona n'umufariso wawe ni mu cyuma n'izamba iwe n'izamba nawe naza batwahuriye mu nzira nazi oya njye nahuye nabo mu nzira nakubeshe pe abakobwa b'amabanduru nirwo rubyiruko twejeje muri iyi ariko mubyeyi gusa ako radiyo nako twavuga ko urema igihumbi gusa igihumbi nkubitira iki gikapu babaye wegera mu bandi bana n'intebe gusa na radiyo uyu mufariso twaryamagaho njye nakagaga ngo murihangana turihangana ku byacu ariko se muti mwari muzi ko nimutubabare pe tubibasubiza ariko mutureke uyu si wa ndebunyurwera mutubabare turabibasubiza ariko muce inkoni reba zabo pe n'umupira wanjye uyu si wa mugabo wa ndebunyurwe ariko uretse ho gato hari ahantu nari ngiye kwa rubebaho ukuntu ariko ntabireba kabona pe ariko ibyo ni iyi radiyo numviragaho amakuru ya coronavirus ubundi mwambaye akajyanye nabwo bwa mbere nibwo bwa mbere se mukomere muyobo ngo twibye da aba ni abacuruzi batuye n'umukobwa pe mbona ishyano ryacitse uyu ni nari mfite mbere twatembereye njye napangaga gukora n'umuziki reba radiyo niyo iyi radiyo nyura oya uyu nguyu niwe washutse arababesha niwe washutse nanyweye nasinze nakubwiraga duhura kandi warabivuze ariko umujura n'uyu we biranamugana siwe wahanze nyir'icyaha mwikisubiranamo igihe ari no kubana tukabageza ku nzego z'umutekano nyamara muramenye mwere kwitana ba mwana n'ubutaha tuzongera none se si wowe wadushutse ariko nta kundi ibyo nakubwiraga none twe mu ndebe imitungo ya rubeba umuziki gusa mu umuziki mitungo ya rubeba pe rubeba ariko mutongera kunkubita dore umujura cyane n'uyu nuzura cyane wenda nanjye ni uko ariko cyane cyane n'uyu ndi muri kumwe uyu waramenyeye arega twahuye mu nzira ugenda nta kujya gukorera ifaranga nk'abantu ubu se urabona bizagenda ariko njye ndumva niyo ari umurimo mwiza umurimo gukora ubu ni umukobwa mwana wawe rwose uzi twari turonye ubu ni umugara n'umukobwa wanjye ndebunyurwa barangiza ukaba utangiye kwishyira muri ibyo twari bwunguke rwose iyo mutatubona ibyo bintu ibyo bintu mushatse mushatse mwaca inkoni ntabwo ari zamba iby'umukobwa w'umunyarwanda mukatubabarira ariko tubabarira kuki mutari mwambabarira ubu iyi radiyo ni mwari muyijyanye kumviraho amakuru yego ni ukuri muyobo icyo ndi bujyane sinjyane ubusa twafashwe n'ubundi byarangiye ariko hagira umuntu mwabonamo umusore uteretse umukobwa batabacika bose uteretse umukobwa wawe abandi bo beze hanze aha abayobozi si bakiba biba nyuma bakagenda bakayobera bari kwaza aho bari buze gukorera
nawe wajya uriwe neza mwana we aya ndebe niwe ukiva mu masengero abibonye twatera n'abajura ibintu byabereye hano ntiwabona n'igikapu cyawe dore bari bagitwaye afashe hasi ibintu byabereye hano ngo ni ibiki byabaye Rwanda koko baho umukobwa wanjye aba ni abajura uyu se mana we rebera n'uwo mukobwa waretse atakwanduza imico mibi mana wehe atakwanduza imico mibi rebera mwana n'uwo wawe mukobwa none aba ni ukubakubita nta kindi ni igishanga nta kindi kwihanira ntabwo ari yakira nawe ni umujura dore igikapu cyawe bagitwaye wowe ko kitandeba no mu yamawa we uyu ninde ko mbona ari sheri wanjye uyu ni sheri wawe sheri wawe sheri se ewe data we sheri nawe koko ni nakubwiye nta kundi rwose none se nta kindi nari ngabwe mbikora ariko ntabwo ari akamenyero mbese arakamenya ukiba no kwa sobukwe ratanuye we rwose mukecuru rwose mutima nizamba iki cyo biranagisa reba ukuntu oya wisure base oya ni umukobwa reba nimuci inkoni zamba pe ubwiza bupfuye iki nta kibazo ariko ibi ngibi nabyo byaduteye tekereza abangaba ko aribo bari gusebya rubanda basebya ubu rero aba bantu urubyiruko rw'u rwanda umwanzuro nta wundi nta wundi kuko ibi bintu birarambiranye ndarifite uyu nguyu inzoga zaramurenze tumaze iminsi duhura ejo bundi twahuye ari kuvuga ngo amaze icyumweru yaragiye kuvumba mu kiriyo ahantu bapfushije umuntu ibi ntabyo agira isoyi imodoka si imodoka kereka yarasigaje kuza kugusura yambaye inkweto za so ugashobeka wabona yarasekeje igipangu cy'abandi akantu haya ngo ujya kurishira ku rugo nabimenye haya ngo naje njya kubasura muzehe nuko nakubuze mukubitanira n'aba bantu uza wambaye ibi bintu imifariso nayo baruje kuyisura ariko se wamugana oya ariko simbonye igikuye n'irya mukecuru rwose igikuye umva muceceke mbabwire nta wundi mwanzuro wo gufatira aba bantu kuko ibi birarambiranye amabanda abanza n'imitungo bibahambire yanjye ibyo bikoreye tubatware ku murenge turebe niba babatwara kuri taransite kuko ibi ngibi nta ahubwo byagira inzira ngaho nimwikorere ubwo nawe ufite amaseri ubu ntibagenda ntibagenda uri kureba inyuma atagira ubacika atagira ubacika atagira ubacika